uko biri kose ngiye mu mutwe wanjye harimo ngiye kureba grandma. Ubwo rero naragiye nditegura, turagenda tugura indabyo, nari naramukoreye agakomo kuko numvaga nyine bazagaruka. Numvaga uzaba ugashyiriye umuntu muzima. Yego, numvaga ngashyiriye umuntu muzima uhari kuko ako gakomo nagakoze nyine mu modoka. Wavuga ngo nabonye grandma ariko sinabonye grandma. Naje kumenya ko uko bamwishe bamwicishije inzara, ariko abari bahari imbere wenda abagifite ingengabitekerezo ya jenoside nabo bari kubyigisha abana babo. Uriya iyo ubibye urwango mu muntu ntago rupfa kumuvamo, cyane iyo yabyigishijwe igihe kirekire, akabyigishwa n'umubyeyi we, akabyigishwa nande wese n'icyo gihugu babagamo, uwo mubyeyi atanga ibyo afite. Ndabasuje mwese abadukurikira ku rubuga IYUNGURE. Murabizi turacyari mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Turibuka ariko kandi twiyubaka. Hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwaka wa 1994, ariko uyu munsi bariyubatse, uyu munsi barashibutse, uyu munsi bahagaze neza muri iyi myaka 30. Hari noneho n'ababakomokaho, ubwo ndavuga abana bavutse ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi babwirwa amateka, uyu munsi bafite icyerekezo babikesha ubuyobozi bwiza. Ndi kumwe na Linda Amanda Kalinda. Linda, uraho neza? Muraho. Linda rero ni umwe mu bana barokotse ku babyeyi babiri barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko Linda afite byinshi azi. Ndagira ngo atangira tubwira, ese iyo bavuze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, Linda yumva iki? Icyo numva ni ubugome bw'indengakamere bwakorewe abantu, atari ukubera ikindi bakoze gusa, ari ukubera uko bavutse, ari ukubera ubuyobozi bubi nabwo bwabitewe n'abandi n'inyungu zabo. Numva ukwikunda gukabije kwateye abantu gukora amahano. Ujya kumenya rero ko ababyeyi bawe barokotse jenoside yakorewe abatutsi, wabibwiwe nande? Njya kumenya ko ababyeyi banjye barokotse jenoside yakorewe abatutsi, buriya ntibyaturutse ahandi. Nagiye kubimenya afite imyaka mike cyane, afite imyaka 7. Ubwo nari umwana bisanzwe ko akunda buri kuvugana n'abandi bana, abandi bana bakazajya bambwira, kuko ababyeyi banjye barokotse ari bo bonyine mu muryango. Papa wanjye we yari afite abandi bana 8 bavukana, ari we mwana wa 7. Bose barapfa n'ababyeyi be barapfa. Mama wanjye yari umwana umwe ariko ababyeyi be bose barapfa. Ubwo rero njyewe urumva ko nakuze ari nkaho nta wundi muryango mfite, nzi ababyeyi banjye na musaza wanjye. Kwa kundi rero uburi kuvugana n'abandi bana bakubwira ibyo basogokuru babo, banyogokuru babo babahereza, cyase ngo twasohokanye n'abakazinzi bacu, aunt wanjye twagiye kumusura tumarayo igihe. Ibyo byose nkabyumva nanjye nkumva ndabishaka, ariko ntanazi kuko icyo gihe nta nubwo nari nzi ko hari undi muryango urenze ababyeyi, wenda na musaza wawe, wenda n'abandi bari bafite barumuna babo cyangwa bakuru babo. Nje rero nkumva ibyo se nkumva ni nk'abandi bantu baba bafite, ako nyine nkumva ndabishaka ariko simbyiteho cyane. Kwa kundi nyine nari ndi mu wa 2 primaire, nyine kwa kundi bakwigisha nuclear family, extended family. Ubwo rero nuclear ari ababyeyi nabo muvukana, maze extended ari banyogokuru bande bose. Nyine tukabyiga, nanjye ndamenya ko bano bantu ngiye nagombye kuba mbafite ntabo mfite, kandi sinzi naho bagiye. Ndagenda ntangira kubaza ababyeyi banjye, kuko numvaga ko n'ababyeyi b'ababyeyi banjye nabo bavukana. None se ubu bari hehe ko mutajya mujya kubareba? Kandi ngewe dore musaza wanjye nguyu ntiduhorana, se ubu ngubu nagira nk'umwana simba mwereke. Ubwo rero
bikazajya bikomeza kunshobera n'ababyeyi ntibansubize nyine ko babonaga ndi mutoya kunsangiza ayo mateka bitakunda bitanyorohera njyewe. Ubwo rero biza kurangira babimbwiye, umunsi umwe baza kubimbwira. babikubwiye bigenze gute? Ni wowe wababajije cyangwa nibo bafashe iya mbere mu kukubwira aho ababyeyi babo, ubwo ndavuga nyogokuru na sogokuru bawe ndetse ku mpande zombi, bakubwira aho bagiye? Ni njye wababajije kubera ko iyo uri umwana gutyo, kuko byatangiye nko mu kwa mbere ntangira mbaza bari hehe, kuki utajya kunyereka ababyeyi bawe, kuki nta bantu ndabona, njye nta bakazi mfite. Ino nkakomeza mbaza mpushinga, tujye gusura grandma, nkanabyuka nkajya kwambara, nkajya kubabyutsa mu byuki tujye kureba grandma. Cyase hari igihe ko bari bafite nyine byari booklet y'abantu bagiye kuzakorana igiterane nabo, papa wanjye ni pasiteri, bagiye kuzajya gukora igiterane, byari umusaza n'umukecuru bari kuri iyo ntuza nyine, byari nka ntuza y'igiterane. Ndayijyana nyijyana ku ishuri hose, njya kwerekana nti uyu nguyu ni grandma wanjye na grandpa, kugira ngo basi wenda nibamenya ko mbazi, ababyeyi banjye numva ko mbazi, wenda bazabona uko batangiye nyine kujya kubanyereka. Umva ko nyine ku myaka 7 uba wumva wakoze ikintu kirenze kujya kuberekana ku ishuri, ko numvaga nese abandi bose bari bafite, kuko icyo kiganiro cyageragaho njye nkabura icyo mvuga. Okay, nkaza nyine numva abandi nanjye ndagenda nzana icyo gitabo, nanjye ntidora abangaba n'abanjye, tuzajya dore bo bari no ku kinyamakuru, kwa kundi nyine uba wiyemera ku bandi bana. Biza kurangira nyine babimbwiye ko byari mu kiruhuko cya kindi kibari cy'icyunamo, kwa kundi nk'icyumweru imbere barabimbwira, baransobanurira ababyeyi bacu babo tuvukana bapfuye muri jenoside. Ninde wabikubwiye? Ni mama ni papa? Byari mama. Mama niwe nyine akunda kunsangiza nyine amateka, ariko ataraye bwite, kuko hari igihe icyo gihe ntago cyari kiragera cyo kunsangiza amateka ye. Kuko yego yarasurvivinze, ariko nawe aba afite ibyo nk'ibikomere yahakuye cyangwa se ibindi, ku buryo atapfa we kubikubwira, kuko nawe aba atarakira nyine kuba yakubwira, ataratangira kubivuga nawe. Ubwo rero barambwira ngo bapfuye muri jenoside. Njyewe ntangira kwibaza, icyo gihe ntago nari nzi ngo gupfa niki. Sinari nzi ngo gupfa niki, ko nyine nta muntu nari narumvise wapfuye, njye ntabyo nari nzi. Ntanazi nyine ngo jenoside niki. Biba ngombwa yuko ajya kunsobanurira ibyo byose, ntabwo ushoboye, kuko ngiye gupfa numvaga ko sinshoboye kubabona, sibyo, kubera iyo jenoside. Ubwo ndibaza icyo kintu cyatuma, kuko numvaga nkanjye ndamutse mfite umwana se nakanga kujya kumwereka ababyeyi banjye ashaka kubabona. Ubwo nyine nge nkumva birantangaje. Ubwo se icyo kintu cyitwa jenoside koko byaba ari ibiki byatumye njyewe ntashobora kuba nk'abandi? Kuko byari hafi ya wiki y'icyunamo, ndicara nkazandeba ibiganiro, kwa kundi nyine ureba ibiganiro kuri RTV no ku yandi mashene yo mu Rwanda, nyine nkicara nkareba gusa, nkagerageza kumenya icyo kintu koko ni ibiki. Noneho narebaga nyine n'ibintu bitari iby'imyaka yanjye, ku buryo nabonaga nyine abantu batangaga nk'ubuhamya ngo bankingiranye mu cyumba banyicisha inzara, ngo badukubitaga imihoro bakatuvusha amaraso, umuntu akaza akerekana igisebe nk'icyo. Nkibaza nese nabo niko byagenze, niyo mpamvu ntashobora kubabona. Njye nyine bikambabaza. Ibyo bintu se niki cyabateye? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe Linda? Imyaka yanjye 7. Ubwo byari imyaka 10 uvuye ubu ngubu. Ubwo nyine nkakomeza nibaza, nese ubu ngubu koko abantu baricaye baribwiriza bati reka dukora ibi ngibi. Nk'ubwo nyine nge bikandenga, kuko numvaga yego gupfa sinari nzi cyari cyo, ariko ibyo bindi narabyumvaga. Kukwicaza mu cyumba bakakwicisha inzara pakupfuye, kugenda mukihisha bagateramo grenade nyine ukabona cyase kugushyira mu itanura ry'umuriro. Nkakomeza nyine nkabyumva, nkumva none nge nditwika hano nkatangira nkarira, we bagushyize muri nzo urinda survivinga.
njye nyine bikandenga. Ubwo rero naricaye nkazajya nibaza nise ubwo ngo niki cyabibateye. waje kubisobanukirwa neza ku myaka yawe ingahe byagenze biti? Ubundi na n'ubu ngubu sindabisobanukirwa kuko yego nshaka gusobanukirwa ngo jenoside byari iki n'iki cyari igiki, ariko na n'ubu ntabwo ndasobanukirwa ikintu cyatuma cyangwa inyigisho zatuma wicara ukica mugenzi wawe nta mpamvu, nta yindi mpamvu, nta azira uko yavutse. yes, ngo ni umuntu ubikwigisha ngo ni iki ngiki, kuko niyo umuntu akwigishije ikintu ubanza ukagicisha mu nyurabwenge yawe nyine ukumva does it make sense. Who does it make sense to? It doesn't make sense to anyone. Kuba wakicara okay kainde nico umuturanyi wawe mwakinaga mwagiraga gute, hari nabo numvaga ngo bari barashatswe nabo badahuje ethnicity, birangira abo badahuje ubwoko birangira babishe. Ubwo cyase ukica abana bawe ngo nuko mudahuje ubwoko, njye ibyo ntabwo nabyumvaga kuko nabonaga wenda se nk'ubu papa wanjye yamfata njye akanyica ngo nukubera ko njye mfite ubwoko butanagaragara butanahari, kuko yego numvaga ibyo biganiro ariko nkumva nyine ni ibintu abazungu bazanye nyine kujya kumeasuringa ngo gushaka gushyira abantu muri classification. Ubwo ibyo bintu abazungu bazanye bigatuma wica umwana wawe, na n'ubu sindabyumva kuko nta nyigisho yagera aho ngaho. Na n'ubu sinumva selfishness cyangwa ukwikunda, kuko naje kumenya ko nyine muri 59 no muri za 63 ayo ni amateka wabwiwe noneho n'ababyeyi bawe. Amateka nabwiwe n'ababyeyi banjye ni amateka yabo, ayandi nayo nagendaga nicukumburira ngenda nshakashaka n'ibindi. Ubwo rero na n'ubu ngubu ndibaza ukwikunda kuko byatangiye bakoresha nyine ibintu wumva. Urabona nk'indamu sibyo, urabona urutoki nugenda ukicuriya uragenda ibyo yaratunze byose tubifata. Ubwo muri 59 nuko nko byagenze, bati nugenda ukicura muntu ibyo byose ari tubifata. Ubwo nutaragiye gutwikira abantu muri 59, nutaragiye kwica muri 59, muri 63 noneho ubwo yari yaratinyutse, yari yarabonye ko nta kintu baraba bakoze kandi bagize ibyo bakuramo. Ubwo rero nyine ubwo urumva ko muri 94 byari byaramaze kwera, bari bafite noneho ikibibatera, bumvaga ko it's justified, twarabikoze mbere byaduhaye byinshi, noneho bose nibagenda byose bikaba ibyacu. Ubwo uko kwikunda gutuma ugenda ugakata umuntu amaguru kamusiga aho ngaho akiriho kandi nta mpamvu, na n'ubu birandenga. Mu mateka none ababyeyi bawe bakubwiye ubwo wakomezaga kubabaza nyogokuru ari hehe, ubyara mama ubyara papa, sogokuru ari hehe, ubyara mama ubyara papa, bagusobanuriye ko byagenze bite? Ubundi icyo gihe nari umwana cyane, numvaga nyine hari grandpa umwe wenda n'aba auntie bangahe n'aba uncles bangahe. Naye narabonye nyine kwa kundi ababyeyi bawe baba bafite nk'inshuti bati uriya ni auntie wawe, uriya ni uncle wawe, nyine ariko ari inshuti zabo. Biza kumenya nyine baza kunsobanurira yuko bapfuye muri jenoside sibyo. Noneho abo ba aunties n'aba uncle mpora mbona nyine ntabwo dufitanye isano y'amaraso, ariko n'ubundi nabo ni banti bawe, nabo ujye bafata nkabo. Nanjye ni okay. Ako nyine kuko hari amaraso, okay, blood is thicker than water. I mean no, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko hari igihe babaga batagihari, mu gihe abamaraso bawe bo baba bahari nyine forever. Ngiye nyine bikambabaza kuko numvaga nk'iyo replacement nabonye noneho n'ubu ngubu ntago agihari, bikambabaza nyine birangira nyine na-acceptinze yuko mfite abanjye. Ariko icyo gihe numvaga barapfuye, icyo gihe ntago understandingaga nyine ko iyo upfuye biba birangiye. Ubwo nyine n'imibiri yabo yari itaraboneka.
ubwo rero njyewe nyine bari bataranambwira ukuntu bapfuye n'ibiki byose ariko imibiri ntiraboneka njye nkagumana hope yuko bazagaruka ntumva neza nyine yuko upfuye biba birangiye ariko nyine njye nkahora numva yuko bazagaruka wenda bahunze wenda bagize gute kuko papa wanjye yari yaragiye mu nkotanyi yagiye muri 92 maze abandi bo barasigara ubwo rero muri 94 urumva ko nyine kuba wari umututsi none ufite n'umwana wagiye mu nkotanyi ibyo byagombaga kukwicisha ubwo nyine nta numwe wasigaye ariko njye nkumva bazagaruka wenda bagiye kwihisha barabacitse ariko ubwo se nigutushatse kumbwira ko abantu baba sportifu yari afite aba brothers babiri bakinaga muri Nyanza FC bari no muri junior ya Rayon Sport ubwo rero ni gute ayo mateka yo bari barayakubwiye yego kuko papa wanjye ni umuntu nyine yego ntabwo yakubwira ibibi ngo bapfuye gutya ngo byayenze gutya yaje kubimbwira nyuma abimbwiye ubungubu vuba hangaha ariko kumbwira ngo wasaga n'uyu nguyu dore umva brother wanjye yarazi gukina umupira bakinaga umupira dore bari ibingibi nyine just byose akahora bimbwira papa wanjye yari professor yarazi ubwenge buriya nyine kuko nari umwana ukunda gusoma ibitabo buriya niyigishije gusoma mfite imyaka nk'ine nkazajya nyine mpura nicaye ahantu ndi gusoma ati grandpa wawe mwari guhuza yari afite ntuza y'ibitabo yigishaga muri kaminuza nyine aza kubivamo kubera ukuntu baba degradingaga nyine ngo nta mututsi yemerewe kwigisha muri kaminuza abamumanura kuri ntuza ya segonderi ubwo rero agakomeza bambwira nanjye nkumva nshatse kubamenya ni ku myaka ingahe none wasobanukiwe neza ukamenya ko gupfa umuntu apfa ukamenya ko abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ukamenya byose wabimenye ryari noneho byo kubimenya ugasobanukirwa neza byagiye biza in stages kumenya ko abantu bishwe ngewe mfite imyaka nyine ubwo ngirindwi nkibimenya numvaga ko bakorewe iyicarubozo ko barababajwe kweri noneho mfite imyaka 10 uncle wa daddy yaje kwitaba Imana niwe wari muri umuna wa grandpa nyine wa nyuma wari uhari aza kwitaba Imana noneho nibwo namenye ko iyo umuntu agiye ntagaruka nibwo nabimenye ariko ngewe nkagumana hope yuko wasanga kuko tutabonye imibiri yabo wasanga bazagaruka wenda baragiye kwisha bakatwibagirwa ariko bazagaruka nari mbizi ko abantu bapfa nari mbizi ko biba birangiye ariko naranze kuva kuri hope yuko bagiye nyine batazagaruka numva niba kuko hari n'abantu bari bakibona babo wenda ugasanga yahungiye nko mu Bufaransa bikarangira agarutse ubwo rero numvaga ntange bazagaruka ubwo rero mfite imyaka 12 nibwo babonye umurambo wa grandma na umubiri wa grandma na ba aunties banjye babiri ubwo rero wabyakiriye ute Linda kujya kubyakira uko nabimenye niko byari bibabaje ababyeyi banjye bo barabibabwiye nyine bahawe iyo notification yuko babonye imibiri ariko ngewe ntabyo bambwiye nyine nabasanze byari mu gitondo cya kare mbasanga nyine muri salon nyine numva abantu barimo kuvuga muri salon ndahita njya kureba nsanga bari kwitegura ni mugiye he naho bati ngwino tujyane nyine barambwiye ngo tugiye kureba grandma nimba baravuze ngo tugiye kureba grandma nimba ariko nge nabyumvise ariko uko biri kose ngiye mu mutwe wanjye harimo ngiye kureba grandma ubwo rero naragiye nditegura turagenda tugura indabyo nayo naramukoreye agakomo kuko numvaga nyine bazagaruka numvaga uzaba ugashyiriye umuntu muzima yego numvaga ngashyiriye umuntu muzima uhari kuko ako gakomo nagakoze nyine mu modoka byari nyine mu modoka just kwa kundi hari ukuntu twafataga utuntu tw'utudodo kagakoramo agakomo
nayo ifite akantu ka pink. Ndagakora nyine mu modoka ayo masaha 3 agera i Nyanza, niyo masaha 3 yambereye maremare, numvaga twagerayo vuba. Iyo Imana impa nk'ikintu cya teleportinga yo mu isegonda nari kuba nagezeyo. Ubwo twageze ku rwibutso i Nyanza, ariko nyine ntago numvaga ari urwibutso. Nyine hariho ntago hari handitseho nyine ko ari urwibutso rwa jenoside. Icyo gihe kuko ubu biranditse. Yego, icyo gihe ntago byari byanditseho. Ariko nyine hariho za sign kwa kundi haba hariho twibuke twiyubaka muri ntuza ya grey, kwa kundi biba bihari nyine wenda nko ku mashuri hehe hose banditseho nyine twibuke twiyubaka, nyina habashyizeho n'ibirango byabo. Kurongera ngo ni nk'indi ntuza wenda it's fine. Ngiye kureba grandma, nyine nkomeza ndeba abantu, nkabona abantu benshi, wasanga ari party nyine, ko baravuga ngo grandma yari umuntu usabana cyane, ukunda abantu n'ibiki. Ubwo wasanga ari party wenda yankoreye kugira ngo aze duhure finally. Ko n'ubwa mbere duhuye mu myaka 12. Wow, finally. Nyine ngerayo mbona abantu bicaye mu matente, nyine kwa kundi ugera ahantu hari main, mbona abantu bicaye mu matente, abandi bicaye ku ruhande, umuntu uri kuririmba rwose umva ababaye, ari kuririmba nyine ndimo nayo wumva ari yo kwibuka. Ndavuga ni okay, wasanga nyine wenda twaje kwibuka hano, twaje kwibuka abandi, grandma we arahari, we yaje, tugiye kwibuka abandi. Ni okay, ndenda ndicara, ko papa we yari butanga ubuhamya, we yaricaye imbere, ngiye nyine ndenda nicara inyuma, ko sinkunda kwicara imbere. Ndenda nyine nicara inyuma, ako nkakomeza ndindiriye grandma, nkagenda around. Kubera icyo udakunda kwicara imbere Linda? Simbizi, bisaba ndi umuntu ukunda kuba ndi kugenda, sinkunda nyine kwicara ahantu hamwe, kandi ko wicaye imbere bisaba ko wicara aho ngaho nyine ukahaguma. Ubwo rero nyine ndi kugenda ndi kureba, wenda ndamwibonera, ko nari narabonye ifoto y'imwe. Ubwo nyine nkakomeza wenda ndamwibona, nkakomeza nyine ngenda ndeba abantu bose b'abakecuru bari aho ngaho, ndi gushakishamo grandma. Wenda yaba yarahindutse, ako ntabwo yahinduka cyane nyine, ko papa aravuga ngo turasa. Akomeza nkagenda nkareba. Hari amafoto ye? Yari afite ifoto ye imwe, ni daddy wari uyifite nyine, buri gihe mu kwibuka yipostinga. Yarangiye mu mutwe rero, ntashobora kuyibagirwa, ku buryo nyine kwa kundi ikintu warakibonye kenshi udashobora kukibagirwa. Ubwo rero ndakomeza ndareba buri mukecuru wese mbonye, nkagenda nkareba. Biragiye nyine mubuze, ndagenda nkaza nkomeza mbaza daddy ari hehe, ntago araza, mubaze nimba yaje. Daddy akabura n'icyo ambwira, ko yabonaga ndi excited cyane ku meeting umuntu, kandi no bazanye umubiri. Nebiza kurangira ahagurutse ati ngwino nkwereke grandma uri kuvuga. Ye turagenda, anyereka isanduku. N'ubu ngubu sinzi niba yariye, ko grandma hari amasanduku menshi ni atari labeled, niyo nge ntago yari labeled. Aragenda aranyereka, dore grandma umubiri we babonye, ako nyine babonye gufa ry'akaguru gusa n'iry'umutwe. Ubwo rero wavuga ngo nabonye grandma, ariko sinabonye grandma. Naje kumenya ko uko bamwishe, bamwicishije inzara, bamufungiranye ahantu bamwicisha inzara. Kwica umuntu gutyo nta kindi kintu yagutwaye, njye nyine na n'ubu ngubu ntabwo ndabyumva. Kuko wenda nimba uvuze ngo ugiye kwica umuntu, ari ukuri selfish, ari uko ushaka ibye, wenda ntumwica urubozo gutyo. Njye na n'ubu nyine ntabwo ndabyumva neza, ariko life goes on sometimes, you know. Nzahora mbyibuka njyewe, nari namuguriye indabo, namukoreye agakomo, mbona ntawe uhari, ntawe ndi bubone. Twasubiyeyo nyine turagenda, noneho ndicara, mbura n'icyo mvuga, mbura nuko mbyakira nyine. Ariko nyine byarangiye nsubiyeyo, ko twavuye aho ngaho dusubira kwicara. Daddy yari butanga ubuhamya, arabutanga, ariko nabwo ntabyo numvise. Yagombye kuza kubinyibwirira nyine nyuma,
kuko ntabyo numvise rwose. Narahagurutse nsubira hahandi kureba ya sanduku ngo basi indabo namuzaniye nzishyireho, ndayibura. Isanduku yari inyegereye niho nashyize indabo na kagako, bisiga aho ngaho ndagenda. Icyo gihe rero dutaha, kuko bari banjyanye njyenyine, musaza wanjye rero nari namubwiye ko ngiye kujya kureba grandma, kuko ndi naramubyukije ngiye kureba grandma. Ndagenda nyine atangira kumbaza, grandma ari hehe, mwazanye? Wamusubije iki? Ntibabonye umubiri we, grandma yarapfuye. Ako we nyine sinzi, we ntabwo aba affected cyane n'ibi ngibi nkuko njyewe mba affected, kuko we nyine sinzi, wasanga yarakiriye yuko nyine nimba ntabwo mfite nyirwo ntabo. What can I do? Nyine njyewe byarambabaza ko nari niteguye ko bazaza, nari ntegereje yuko baza. Kuba yaragarutse byari ikintu nari maze imyaka ntegereje. Ubwo rero birangira nyine nta grandma uhari. Icyo gihe rero ikintu byamindiyeho nuko naretse nyine kubaho mbategereje. Nakiriye yuko nyine bagiye ndetse batazagaruka, ko bishwe bakicwa nabi, kandi nyine nta kindi nakoraho, ntashobora kubaho ubuzima bwanjye mbategereje. Icyo kintu, kuba nari mfite iyo hope yuko bazagaruka, yuko bataba barashize bose, nyine njyewe byarangiriye aho ngaho. Umaze kumenya amateka yose, umaze kumenya uko ababyeyi bawe bishwe, umenye ko rwose jenoside yakorewe abatutsi yabayeho mu 1994, umenya ko nta tante bawe, nta banyoko wanyu, nta baso wanyu ufite nyuma yaho nkarinda. Nirihe somo byagusigiye? Isomo byansigiye nuko, kuko njyewe ako kababaro narakumvise, akababaro ko kutabagira njyewe kangezeho. Isomo nge byansigiye nuko tutagombye kwemera yuko hari ahandi ibingibi byaba, kandi muri ibyo ngibyo ni kwanga urwango. Muri make nk'abantu nyine baba bafite urwango, tugakora ku buryo batabigumamo. Buriya kugira urwango nka ruriya, kuba cultivated mo urwango, naje kumenya ko buriya nta kindi cyabibateye. Buriya hari ibintu byinshi dukora kubera environment turimo. Kugira urwango ukanga umuntu cyane, ni ukubera nyine nabo muba muri kumwe baba babanze. Ubwo rero kubona ubuyobozi bwawe bwanza abo bantu, abo muri kumwe, abo muvugana buri munsi, bose banze abo ngabo, murabanze bigeze naho mubishe. Kuko sinzi uko nabyita, ariko nyine umuriro, iyo hari akantu gatoya k'umuriro, either karaspreadinga cyangwa kakanazima, sibyo? Ariko nyine iyo hari, sinzi ukuntu nabisobanura, kuko iyo muri benshi muba muri stronger. Ubwo rero iyo muri benshi muri mu rwango, of course buri gihe bibyara amacakubiri, bibyara ibintu nka jenoside, ndetse bigashyira n'abandi bana bameze nkanjye mu bintu by'akababaro. Mbese birababaza, birangira bibabaje abandi. Muri make nkeka ko n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ari uko bakiri muri environment y'abandi bayifite. Buriya hari abajyaga bataha bakagaruka hano bakabona uko abandi babibabwiraga, kuko mu kubeshya mu rwango habamo ibintu byinshi. Habamo kujya ni nka debate. Wana muri debate ikintu cya mbere batwigishaga, iyo ugiye kujya gutanga point yawe, ugomba gutekereza icyo undi muntu ari buyivugeho, kugira ngo none unamwicire muri icyo ngicyo ntabone icyo avuga. Ubwo rero nk'iyo babona nko mu Rwanda wenda hari amahoro, ngo bariya nusubirayo bazakwica, ntubizi ko twebwe ababo twabishe, buriya ibazo usubiyeyo noneho ntibahita bakwereka, kuko batekereza buri kintu cyose wavuga bakakumanipulatinga mu gutekereza ko nyine atari byo. Muri ibyo rero njyewe mbona ko
buriya hari beliefs zawe ziri core, okay? Nk'ubu ngubu nitwe bejo hazaza, nitwe Rwanda rw'ejo, ariko urwango rwambukiranya mu ma generations, kuba muri nk'umubyeyi wawe afite urwango akabigushyiramo, wenda muri hanze y'igihugu, ku buryo udashobora kubona ibintu biba contrary na beliefs zawe. Linda, urabizi ko urubyiruko rwishe imbaraga zarwo, niko navuga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bafashe iya mbere mu gutozwa kwica, mu gutozwa kumva ko umututsi ari hose ari umwanzi, bakijandika mu bwicanyi, niko navuga. Ariko nanone hari urundi rubyiruko rwafashe iya mbere mu kubohora igihugu. Uyu munsi duhagaze twemye. Urubyiruko bagenzi bawe, niki wababwira kugira ngo dukomeze dusigasire iby'igihugu kimaze kugeraho uyu munsi mu myaka 30? Buriya urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Twebwe impamvu tugeze kuri ibi byose, ndetse nizeye ko tuzagera no ku bindi, nuko twebwe icyo twatozwe atari amacakubiri nk'uko bari abayatojwe. Bo batojwe kwanga umututsi, kumuhiga hari hose. Twebwe twigishijwe ko twese turi abanyarwanda kandi tugomba gukundanira icyo, tugakorana, tukunga ubumwe. Ariko hari igihe ubona nko ku ma social media hari abana bavutse ku bahunze bakoze jenoside hano, bo ubona bahora bapfobya jenoside bavuga ko itabayeho. Hari buriya twebwe abari hano abenshi twigishwa urukundo. Buriya icyo ikiragano cy'ababyeyi bacu barimo kudusangiza ubu ngubu, icyo batwigisha ndetse n'icyo badushyiramo, indangagaciro batwigisha ni ubunyarwanda, ni ubumwe, ni ugufatanya, ni ugukorana. Ariko abari bahari imbere, wenda abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, nabo bari kubyigisha abana babo. Buriya iyo ubibye urwango mu muntu ntago rupfa kumuvamo, cyane iyo yabyigishijwe igihe kirekire, akabyigishwa n'umubyeyi we, akabyigishwa nande wese n'icyo gihugu babagamo. Uwo mubyeyi atanga ibyo afite, ntago watanga ibyo udafite. Uwo mubyeyi icyo afite ubwo ni urwango. Ubwo kubibiba mu mwana wiwe utari hano ngabone ukuntu igihugu kimeze, ko nta kibazo cy'abandi bantu, twese turi abanyarwanda, we izo nyigisho twe tubona watari kuzibona. Ibyo nge birambabaza cyane, kuba ari kwigishwa urwango. Ni gute uri kwigisha umwana wawe urwango? Yego nta kindi ufite, nawe nibyo wigishijwe, ariko nkeka ko twe icyo twakora nk'abigishijwe ubumwe n'ubunyarwanda, mbona ikintu tugomba kwibandaho ari nabo kubigisha. Buriya hari ibintu byinshi bikorwa kubera environment yawe. Bo bari muri environment y'abavuga ngo ugomba kwanga uriya. Bariya bari muri kiriya gihugu si bene wanyu, batakivuyemo we ntago wakibamo. Hari abana bari kwigishwa uko nguko muri iki gihugu, apana muri iki gihugu ariko hanze yacyo. Ubwo rero abo bana bari kwigishwa gutyo, iyo bagumye muri iyo environment itekereza gutyo, nabo bizarangira ariko bameze. Bizarangira bavuze ngo kuko ni nko kuba mu buhunzi, ariko this is voluntary. Bo ababyeyi babo babashyize mu buhunzi babishaka. Buriya nko muri za 70 hari abari mu buhunzi batabishaka, ngo igihugu cyari cyuzuye nk'ikirahure cyuzuye amazi. Ako bari mu buhunzi buri voluntary. Buriya umubyeyi wawe udashaka kugutahana ngo nuko hari abandi bagomba gupfa kugira ngo abe muri icyo gihugu, sibyo. Ndetse uwo mwana iyo atabonye ibijya contrary y'ibyo ahora abona, ibyo poza ideas zimuhora impande, iyo atabonye ibyo byopoza ahora abibelivinga nk'ukuri, ahora abyumva nk'ukuri. Ubwo rero ni ukugerageza natwe tukanyomoza bariya ibyo babwira abana babo, ibyo batuma bashaka kumva, kuko sibyo, si byiza. Kandi igihe cyose bumva ko babana n'abandi banyarwanda, bemerewe gutaha, ntago ari impunzi. Buriya bemerewe gutaha, ariko atari kuri kondisiyo yuko hari abandi bagomba gupfa kugira ngo baze babe muri iki gihugu. Yego, ubwo twiga ubunyarwanda atari no kubwiga gusa, ariko
tubwigishe n'abandi batari kubona izo nyigisho, kubishyira nko kuri social media ko twebwe tuba twumva twese turabizi, ariko hari abatabizi, hari abajya kubisacinga bagashaka kujya kubimenya bagasanga nta sources bafite, nta hantu bakura ayo makuru. Ubwo rero ni ukuba icyitegererezo. Urakoze cyane Linda, ntabwo twatandukana, urabizi abatutsi bishwe mu gihe cy'iminsi 100. Ndagira ngo ugire ubutumwa uha yaba abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko urubyiruko kuko nirwo dutezeho byinshi kandi byiza. Mu gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dukeneye kwibuka imizi y'icyabiteye ndetse tukakirinda. Dukeneye kwirinda urwango, tukimakaza kuba wakunda undi muntu nta kindi kintu bigendeyeho, tukirinda ivanguramoko, cyane cyane muri iki gihe kuko hari abenshi bitriggeringa kuba umuntu yavuga ngo twararokotse, abajya gupfobya nabo tugashaka uburyo natwe tubarwanya. Ugiye gupfobya tukamukorektinga, twaba tudafite nuko tumukorektinga ko hari abenshi barenze igaruriro baba barabyishyizemo nyine ariyo mahame bagenderamo, ariko tugakora ku buryo n'undi wamureba, n'undi wajya kureba ibyo ngibyo atagira ngo ni ukuri. Ubwo rero ababuze ababo, abasurvivinze, turabihanganishije, mukomere, ndetse dufite byinshi tuzageraho. Twanyuze muri bibi ariko ntago bizongera kubaho ukundi. Urakoze cyane Linda Amanda Kalinda, wakoze cyane ku byo udusangije. Ndibaza ko urubyiruko bagenzi bawe hari byinshi bakwigiyeho. Murakoze cyane. Turabashimiye rero abo dukunda kubana kuri uru rubuga. Turacyari mu gihe cy'iminsi 100 n'ubundi turakomeza ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Dukomeze twibuka ariko kandi twiyubaka.